wishyize ibi ni ibiryo kutabihaha se wabuzwa n'iki kubisandaguza ra ko bitakuvuna ko wirirwa wicaye inzoga. Ndakubwiye ngo inshuti yanjye ni Primus. Wowe nimba Primus uri umugabo wanjye, ukaba umwana wanjye, ukaba mwene mama, ukaba papa, ukaba mama, ukaba sogokuru, ukaba nyogokuruza. Nta bintu byo kugamba ngo njyewe wiramemukire Primus, naguhemukira wowe na famera. Icyakoze Mana ishobora byose, ihururu mbi byari imisuzi pe. Kandi nahita ngusurira niba ushaka umusuzi. Ako se n'umubiri. Fatu. Naragowe koko. Umugabo umeze ngawe n'uwagasuzugura gusa. Kora ibyo ushaka byose, nushaka uzaze unyitumeho. Icyakoze Pamela namara kumenya ubwenge, ukuri kw'Imana nzakwereka amarembo. Urashaka kuzaniranya n'umwana wanjye? Urashaka kuzaniranya n'umwana wanjye? Ibi bijumba mbikumeneho mbigundagazeho. Urashaka kuzaniranya n'umwana wanjye mbikwereke? Yengo, njyewe reka nkubwire nubwo nasinze. Ntabwo waza kunsuzuguza ibi bijumba waguze 200. Urakumva? Ntabwo waza kurinsuzuguza, urumva? Nawe amakingi y'imbabura nayamena. Tere wamenye umwanya wawe. Ani story. Umwanya wanjye ndaguyobowe. Gewe ndakubwiye gendeza n'umucera bari bwo gundekera. Fata ibyahi, fata. Mbabarira. Ibyahi. Wowe Simeo w'imisatsi mibi ntabwo ndagiye. Ndabizi rwose akagimana. Ngiye Maimuna. Mfite imisatsi mibi ntaho mpuriye n'abagabo birirwa basesera amajipo yawe. Mfite imisatsi mibi ntaho nirwa n'abirirwa bagusukamo inzoga nk'amazi yinjira muri ruhurura cyangwa nk'inkari zinjira muri toilette. Mfite imisatsi mibi pe. Ngahurure baraguhurura. Ibi bijumba ko ndi kubona ugiye kubitobya. Primus we. Ubu se nk'ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki koko? Oya, ibi ni ibiki? Ndi kukubaza, ibi ni ibiki? Abandi bagabo baguze gaze, wowe nakababura. Alafu gaze simureka ngo bati. Ubundi ukavuga ngo uri umugabo wowe. Wavuga ngo uri umugabo. Ubundi wavuga ngo uri umugabo koko. Ndi umugore. Umugore kagora mitako. Umugabo. Ndakubaza. Abagabo birirwa basesera mwizo ngutiya zawe. Abagabo birirwa bakugarika baguhuraho nk'abakinnyi bahuriye mu kibuga cy'umupira. Rero umugabo we ndondera stress nakubwiye ngo njyaga inyama njyaga umuceri ugatinya ukajya kuzana ibintu by'ibijumba. Njyewe nakubwiye ko njyaga ibijumba. Ntabwo urya ibijumba ndabizi ko utanabishobora. Iyo aba nibura mwakoresha agakingirizo. Nararushe wakavuno. Ariko wambonye njyewe ndi kuja gusambana. Ko nyine nkinywera inzoga ngagaruka ngo mbone nyakugakiriye. Abagabo baza bakuranda se baramara. Nuko ari abagabo bazi kugurana byeri. Wowe uzi kugura byeri cyangwa uzi kugura ibijumba gusa na za shisha kibondo baguhera ngo ubundo muri gahunda ya nkunganire ya leta. Gahunda ya leta yunganira abatindi ngawe. Abatindi ngawe babaga mu muhondo sha. Ngaye ko wagubitwa kagamba ngo ukubitahe ko. Nudakubitwa nanjye n'iminsi zakwikubitira. Umuntu ntabwo udufaranga ni gendo hawe dusambaza, gendo hawe tudugu, gendo hawe akagaruzanira umwana aho kugira ngo uzane ibyo ngibyo ukagenda ukagura amayoga. Basi se wagiye wihangana ukanywa urwagwa. Primus 200 koko. Kose ko 200. Kabere fura munyo. Urukumva? Genda kwiyabye nukangondorore. Yego ndorera. Hako ufite ubwenge?
ufite ubwenge cyangwa barabudoshye bashyiramo ibyondo n'akawunga kavanze barangije bashyira umutwe aho ngaho mu by'ukuri nese ubu ngubu uko uzindutse unywa inzoga mu gitondo cya kare burajya kwira umeze gute kandi Tereza oya reka nkubaze ubu ni mu gitondo cyangwa ari saa tanu reka tuvuge ko ari saa tanu ubu ni mu gitondo ubu ngubu abandi bamaze gucyura umubyizi wa mugore w'ikigoryi uzi ko abandi bubacyuye umubyizi wowe urica uri kunywa inzoga ariko ufite ubwenge mu by'ukuri ese watuje kuko mu by'ukuri wanyweye igikoma ko naguze imvange ko shisha kibondo iri hariya ko ruvuba bakambwa iri hariya wagiye kuvuba bakambwa ari wowe mukambwe byabatareze bakubwira ko ndo mukambwe tere ni ukuri reka nkubwize ukuri ndaza kwandika aho se none se ubwo kuraza gushobora guteka ibiryo tere mu by'ukuri tutabeshye simbizi ariko Tereza ntabwo nijya washatse na mwajya ibijumba jewe ukarya ibijumba mwabonye abantu ko none se kurya ibijumba bitwaye iki kuri kunywa primus se ubu se umwana agiye kwishura anyweye igikoma ntabwo agiye gukora ufite ibyo mwirerero gusa ubu se nataha ararya iki aranywa iki mu by'ukuri watetse igikoma se Tereza sinshobora kurya ibijumba ntukanzuzugure urumva tere nyamara ibyo uri gukora uri kubicira inyeri kandi ari urukonda ushaka wakicarwa tuzamugore we uko kuzimu wishyizemo ibi ni ibiryo kutabihaha se wabuzwa n'iki kubisandaguza ra ko bitakuvuna ko wirirwa wicaye unywa inzoga ndakubwiye ngo inshuti yanjye ni Primus wowe nimva Primus uri umugabo wanjye ukaba umwana wanjye ukaba mwene mama ukaba papa ukaba mama ukaba sogokuru ukaba nyogokuruza nta bintu byo kugamba ngo njyewe wiramemukira Primus naguhemukira wowe na famille ese nk'ibi ni ibiki ibi ni ibiki koko oya ibi ni ibiki ndi kukubaza ibi ni ibiki abandi bagabo baguze gaze wowe nakababura po alafu gaze gawe simureka ngo bati ubundi ukavuga ngo uri umugabo wowe wavuga ngo uri umugabo ubundi wavuga ngo uri umugabo koko ndi umugore kagura mitako sawa gusa umenye ko ibyo ngibyo bitazamara igihe kirekire nicyakoze nta tunda rigwa kure y'igiti cyaryo koko ariko se iyi mico yikomora ko nyoka afite uburere isuka akaba afite uburere barumuna bakaba bafite uburere papa ni umusinzi karabutake papa arasinda mu gaca areba mu rutaki rw'imitako reka tuvuge ko iso ni umugabo araramugwina papa wanjye araramugwina arumva iso ni umugabo none se nawe uri umugabo kuba yewe ndi umugore bivuze ko ndahinduka umugabo abagabo birirwa basesera mu izo ngutiya zawe abagabo birirwa bakugarika baguhuraho nk'abakinnyi bahuriye mu kibuga cy'umupira umugabo we ndondera stress ndondera sitani nakubwiye ngo njyaga inyama njyaga umuceri ugatinya ukajya kuzana ibintu by'ibijumba njyewe nakubwiye ko njyaga ibijumba ntabwo urya ibijumba ndabizi ko utanabishobora iyaba nibura mwakoresha Tereza nararushe akavuno ariko wambonye njyewe ndi kuja gusambana ko nyine nkinywera inzoga ngagaruka abagabo baza bakuranda se baramara nuko ari abagabo bazi kugurana byeri wowe uzi kugura byeri cyangwa uzi kugura ibijumba gusa na za shisha kibondo baguhera ngo ubundi muri gahunda ya nkunganire ya leta gahunda ya leta yunganira abatindi nkawe babaga mu muhondo sha ugira amahirwe abantu umwunganira komeza ukora ibyo ushaka umwe wongere wiyongeze ukora ibyo ushaka byose ibi ngibi ntabwo bizarangira ahangaha inama y'umuryango nikorana uzabona ingaruka z'ibyo ukora si ngaho ndi kora ibyo ushaka rwose hekenya yirute mu kanya umwana aravuye ku irerero ubwo ko bavuga ngo abantu bakwita abagore nk'ubwo koko nkawe wagoza ku nkoni bavuga ngo ari kuguhohotera cyangwa se nkanjye wamenyera ko bidahe koko